Ni bamwe mu bagabo bamaze kubaka izina muri sinema y'u Rwanda. Ni bamwe mu bagabo bashobora kuvuga ko batunze benshi mu Rwanda, ndetse bamwe na bamwe abakozi babo babita ba dadi. Ni abagabo bafite igikundiro, ni abagabo bakora ibishoboka byose ngo sinema y'u Rwanda igume itere imbere. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe, ese muri aba content creator twabateguriye mwebwe mubona ari nde urenze abandi? Reka nkwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo, tukaba tukugezaho ubuzima bw'abasitari batandukanye bakunze baba bakinnye amafilimi, tukakubwira filimi bakinnye kurya uteze byagufasha kuzireba, tukakubwira utundi tuntu n'utundi ba celebrity bagiye batandukanye. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Reka dutangire twirebera, ese aba ba content creator, ese mwebwe mubona ari nde urenze cyangwa wahiga abandi? Reka duhere ku mugabo bita Nyagiso Kanyabugande. Kuangalia amafilime tu nta kindi kintu kiri ufite cyane ikunzwe cyane, umuntu uzimarira ikigo wagira ngo amafilime yavuyemo saa sita n'umugoroba wose ukiri kubungira mu uyu mugabo Nyagiso yakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Twavuga ko ari nawe watumye ibintu bya komedi bitangira kwitabwaho n'abantu benshi mu gihe mbere batanabihaga agaciro cyane. Ese Nyagiso mwamushyira ku mwanya wa kangahe mu basitari bari mu Rwanda ndetse n'abantu bafite impano bakina sinema mu Rwanda? Dufite undi mugabo bita Bamenya, akaba ari umugabo ukunzwe cyane, wakoze filimi nziza cyane kandi itunze abantu benshi cyane. Iyi yitwa Bamenya series, nawe akaba ari umukiriyeta ukunzwe mu Rwanda. Ese wowe ubona Bamenya wamushyira ku mwanya wa kangahe mu ba content creator barenze mu Rwanda? Dufite undi mugabo ukunzwe n'abantu benshi batari bakeya, Papa Sava. Ni umwe mu bantu baje mu bintu bya sinema kera cyane. Twavuga ko afite experience. Bamwe na bamwe bagenda bashyira abandi mu byiciro bitewe n'ukuntu babakunda. Ese wowe ukurikije ubuhanga bwa Papa Sava ubona wamushyira ku mwanya wa kangahe mu ba content creator barenze mu Rwanda? Ukumva wakoze ko mu rukundo nubwo watinze ariko urakoze kwitsubiza. Undi mugabo bahaye akazina ka dadi, abenshi bamuzi nka Killaman. Nawe ni umugabo waje muri sinema mu bintu bya komedi no gukina amafilimi, azanywe n'uyu mugabo witwa Nyagiso, nk'uko Nyagiso nawe abyisobanurira. Uyu mugabo akaba yarigaruriye imitima y'abantu benshi bitewe n'amafilimi agenda akora ndetse n'uburyo abantu akinisha bakunzwe n'abantu benshi batari bakeya mu gihugu. Ese ukurikije aba bagabo ubona ari nde waza ku mwanya wa mbere ku mu content creator urenze, ufite impano ndetse ukunzwe n'abantu benshi? Watubwira muri comment ukuntu bitekereza, kandi subscribe maze ufungure inzogera udacikwa n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.